Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Jesus. Hallelujah, hallelujah. Abaririmbyi utuntu tuba mu baririmbyi ntago umwuka wera yaza ari umuriri. Icyo kore zagira abantu ramaba ukwiye wubahe ariko ntago ariko mbishaka haza umuriri. Gute bareba igihagararo umuntu yandikira korari yaparitse ntatinde murese yaje ngo barebe ko aririmba kuba babonye umuduga ufite imodoka bamenya akazi ukora reka pirirwa upfa kuba wazanya akantu umwuka wera waza ute abakene bakandamizwa abakira ari bo bubashywe batabe oya umwuka wera waza he mu baririmbye bankurikiranira ndetse n'ahandi bafata abakobwa beza b'ibizungerezi bafite tayi wagira ngo bariremye bafite igihagararo bagahagarara imbere batagira amajwi bakwibonekeza ku mirongo y'imbere ngo babone ko harimo abasirimu abaresha gutya n'inkweto zabo n'imyenda yabo bakabashyira hagati cyangwa inyuma umuntu akaririmba ukibaza wijwi riri guturuka ukajya wumva ijwi nyirijwi ntumubone umwuka wacaye. Umwuka waca hehe umukene akerererwa bakamuhana umukire yakerererwa bakamuvugira atabatumye wanyura he? Mwuka wera yanyura he umuntu abura umusanzu wa korari muri korari harimo abakamwishyuriye bakamuhagarika ngo ntaririmba kandi bafite guterana bakamwishyurira akaririmba. Ntuze ntabwo azajya muri sorite ya korari kubera yuko adafite itike kandi twamuteranyiriza akayibona. Mwuka wera yava hehe? Bamwe ati perezida ndamukunda abandi ati nge simwiyumvamo manda izarangira agende. Ese ubundi uramuhemba? Wamuretse akakuyobora igihe cyose kutamuhemba. Mwuka wera yava he no kurobanura ku butoni kutamenya aho abagenzi banyu bataha. Mwuka wera yaturuka he? Mwamuretse se akiririra ko ari imbere ya se mumureke. Nge naje kubigisha ahantu umwuka wera yaturuka naho kubabwira ngo muwuzure ntawo muri bwuzure ariko numenya aho uturuka rapa urahita ujyana umukoro ugenda uvuga uti uyu munsi ngomba kuwubona. Imana ishimwe n'abaririmbyi nari mpereyeho. Umwuka wera yaturuka he? Kandi abaririmba baha imbaraga umurimo mukora mureke mbabwire ndo umuvuga butumwa ariko sinduha nkama baririmbye. Haleluya, amen. Muravunika kurepeta, muravunika izuba, muravunika imvura, muravunika mwasabye umwuka wera ibyo muvunikira mutazabibura. Ntuzazashyingirwa nimwe muzamuririmbira, ntuza byagenze gute nimwe muzaririmba. Umusanzu w'itorero buri muririmbyi azatangaye nimumara igihe mwahereye kuva kuri Gisozi kugeza ubu kandi n'ibindi bizaza ntimuzanga kubikora. Nimwanga kubikora muzaba muri inyeshyamba zirwanya ubwami bw'Imana. Mana ibaha umwuka we. Hari ahantu umwuka wera ugomba kunyura mu rukundo mukundana mu kubana neza mu gushyigikirana. Amaririmbi noneho nka hari amakorari menshi babanyeho nk'abareyo Reyo Siporo na APR bakagira amarushanwa yo kuririmba neza, bakagira amarushanwa yo kugira abacuranzi beza, bakagira amarushanwa. Korari imwe yabyica indi kareba nabi kandi buryo ubukwe gusengera mu mutima ngo fasha bene data ku buryo korari bifite ibyuma bike wajya kuyitira ntabyo tubahaye muzagura ibyanyu mbinyeshyamba vrema. Mvuzeho gatoya ku baririmbye reka mparenge. Hanyuma ndifuza gukurikizaho abadiyakoni. Umwuka wera yanyura he? Ni ibyiciro byose by'itorero ngira ngo dukosore umwuka wera azabona aho amenera. Abadiyakoni
cyubahiro n'abadiyakoni, kuko abadiyakoni ni inkingi z'iki? Ni inkingi z'itorero. Ujye utinya abantu bagomba kumenya ibyaha byawe ukabaturira. Abantu bakwiye kumenya abarwaye n'abagize, burya niko kazi kabo. Bakwiye kumenya kwakira abashyitsi no gukora isuku mu rusengero. Ibintu nk'ibyo bafite akazi gakomeye. Abaje kwerekanwa banyura muri nyobozi y'abadiyakoni, siko bimera. Bashinzwe ibintu byinshi, burya bagufatiye umwanzuro bakavuga ngo ntabwo ibi byemewe, ntaho wamenera. Kandi bavuze ngo ibi biremewe, burya uba ufite amaboko. Ni abantu bafite ijambo ku mudugudu. Ariko abadiyakoni bo mu minsi y'imperuka bameze nk'abaribu, bameze nka ribu na polisi, babaye abagenza cyaha. Kumenya banyweye inzoga ni abambere, ntabwo ari bose, ariko bagomba guhiga umuntu mbese bakumva inkuru y'uwanyweye inzoga, baba babonye inkuru ishyushye. Ariko uwagiye mu bitaro ntibamumenye ngo bazatange raporo y'uko dufite abarwayi babasure. Ahubwo pasite, ndagushaka pasite, hari amakuru namenye, ngo ntuze rwose ngo yiriwe hariya mu gasantere ari kunywa inzoga, akamenya abanyweye inzoga, ntamenye abapfushije ngo bazajye mu kiriyo, ntamenye ababoreye mu bitaro ngo bazajye kubasura, akajya yigira umushinjacyaha n'umugenzacyaha gusa. Kandi namenye neza ko ibyago by'abantu ari byo biturukamo ibyaha byabo. Ingo ibyago tugira nibyo biturukamo ibyaha. Ntugashake kwirirwa umenya ibyaha mama Sharirene yakoze utaramenye ibyago bye, kuko mu byago yagize ariho haturutse ibyaha bye. Hani turenge aya magambo nayahawe maze guhamagarwa ngo n'umuntu w'umupasiteri ntumbazi yayobora. Yarambwiye ngo mama Sharire, nakurikiranye ibyawe nsanga uzi kubwiriza, ariko ufite ikosa rimwe, uzaba uretse kubwiriza. Ariko ubundi bambwira ngo ndeke kubwiriza, nibo bampaye akazi. Aha hantu mpagaze ni iwabo w'umuntu urata, si mu nzu y'Imana, n'inzu iwawe uzanyirukane. Nahise mpabwa icyo gisheni, Imana imbwira amagambo yo kumubwira bihereye aho. Icyokora Imana imuha umugisha. Uzi ijambo yahise ambwira, nahise numva imbaraga z'Umwuka Wera. Hari abantu usubiza mu kuri ngo wabatutse, ariko we siko yabifashe. Ndangije ndamubwira nti ikosa mugira niri, mwamenye ibyaha by'abakirisitu banyu, ariko ntimwamenye ibyago byabo. Narishatse kumubwira ko icyari kumpora, yego yamenye ikibazo nagize. Nani hari ibintu yamenye kuri nge, ariko ibyo atamenya nibyo byari bikomeye, kandi nibyo byari gutuma atambwira iryo jambo. Nahise mwoherereza amafoto, sishaka kubisobanura hano kuri kamera. Mwoherereza amafoto y'abana banjye basaze bari kunkubita bimeze gute, nuko nayibagiye undi ndagendana, ndayamwoherereza. Bitambwa ngo yo ngo mbabarira, n'Imana imbabarire, ngo ahubwo mbwira amazina yawe ari ku ndangamuntu nkoherereza agafata k'abana. Ijwi rirambwira ngo umubwire ngo uzabitegure ikindi gihe, ubu ngubu hari ibindi wari wateguye. Ntukarye ibiryo by'ijisho rikureba nabi mu rugo, naho waba wakene. Urashaka kunkangisha amafaranga? Iyi Imana yayampaye se ko mera amaguru akirukanka akaza kunsura. Haleluya, amen. Niho nakuye aya magambo. Uyu muntu yamenye ibigeragezo byambayeho mu rugo, ariko ntiyamenye intandaro yabyo. Iyo aza kumenya intandaro y'ibyo bandega, ntabwo ari kumbwirira ijambo, yari kumbwira ngo komera Imana izagutabara. Niko kumbwira ngo Imana impa ayo magambo, ngo kuki abantu bamenye ibyaha by'abandi ntibamenye ibyago byabo, kandi mu byaha ariho haturutse ibyaha. Uzi ko umukobwa ajya kwishingira kubera ubuzima bubi, kandi ubwo buzima bubi itorero rimubufashijemo ntiyajya kwishingira, bakamugira umwana wabo. Uzi ko umuntu agira ibibazo mu rugo iwe, we n'umugabo, ntihagire ubyitaho, ntibamusure ngo bababe hafi, bikabaviramo gusenya. Kandi bari gusurwa bombi uko ari babiri, n'umutima n'urukundo n'agasukari n'akawunga sha, ntibasenye, maze bamara gusenya ngo mugiye kubatenga. Niko mwabaye. Uzi ko dufite urubyiruko rwavuye muri ibi bintu ruzizi ibintu dufite, kandi twabakemurira ntibagwe.
none se umuntu yarwara akamara umwaka mu bitaro afite abantu baririmbana ngo itorero ry'ibihumbi bingahe, yagaruka akabasubiramo yavuga ati zira ni inyeshyamba. Ibyago by'abantu nibyo byaturutsemo ibyaha byabo. Abadiyakone rero kuganira mu rusengero ntabwo byemewe, hano ntabwo ari mu isoko. Abadiyakoni rero nibagenzura ibyaha abantu bakoze, ariko bagenzure n'ibyago byabo. Nk'ubu hari ikosa abantu batakora, ngize ikibazo nkagwa, kuza kumpagarara imbere ngo uri pasiteri n'umushumba, koko nagukingurira rwose, mbivugiye kuri kamera, ngukingurire maze kujya mu bitaro inshuro 30 ntarakubona iwanjye kandi narakubwiye ibyambayeho. No, nimba udakurikirana ibyago byanjye n'ibyaha byanjye bireke winzira iwanjye. Ubwo rero tuje kukureba, twumvise ngo wanyweye inzoga. Ese kunywa inzoga nicyo wumvise kuri njye gusa? Ntabwo wumvise ko nakoze impanuka nkagendera kuri sima? Kuki utaje? Abadiyakoni bigize abaribu, abagenzacyaha, abenshi ntabwo ari bose. Abakobwa bishingiye ngo ariko uriya mukobwa asiga afite nyagakungu na runaka, ngo ariko uriya musore mugiye kwerekana ngo afite undi mugogore, ngo ariko mu bigenzure ngo uriya si umukobwa yasize umwana. Umva ubuntu birirwamo. Ariko reka nkubwire, umuntu araburara gatatu ntumenye ko yaburaye, ngo umukurire ku bijumba no kumwumba tumushyire, hanyuma ejo muze kumuboha ngo yaguye, muze kumubohera inyuma mu mutenge. Uzi ukuntu bakunda gutenga kurusha kubaka ngo abantu bakire. Imana yambwiye ibintu byinshi. Mwebwe muri abana beza, ubu impamvu ndi kuvuga amagambo akomeye nuko bari bunkurikirane. Mwebwe nta makuru mufite hano iwanyu ni kure. Turabafite batazi gukoropa isengero, turabafite batazi gukoropa tuwarete, turabafite batazi gutekera kacyaye abakozi b'Imana, turabafite bafite umuhamagaro wo kubara amaturo kandi batanayatanga. Nabona rindi kuvuga hakaza ati pastor, uyu munsi amaturo yabaye make kandi ntayarimo. Ntayarimo, nta cyacuma atanga, nta maturo, azikuyabara akamenya ko yagabanutse kandi mu bayagabanya nawe arimo. Abadiyakoni bakwiye kugira ibanga. Ni gute umuntu asigaye akora icyaha cy'ubusambanyi, akagira ibibazo mu rugo rwe by'amabanga, akabura umuntu arukira? Uzi ko kuvuga biruhura, ukabura ubwira ngurire. Hari igihe najyaga agira ibibazo nkamagara umuntu ngo urahari nze ndire, hajyayo kurira. Ibeshyo bimubwira ahita biyora, bibwira umugabo wawe. Genda ubimubwira guteza abagore, genda ubimubwira guteza abahisi n'abagenzi. Siyo mpamvu se kwatura abantu babiretse. Umuntu akagira icyaha akabura umudiyakoni ku mudugudu acyaturira. Kucyatura bikamera nkaho kukijyana kuri Radio Rwanda. None abantu ibyaha byababoreye mu mitima, imibabaro yarababoreyemo. Niyo mpamvu abarokore basigaye biyahura, niyo mpamvu abarokore asigaye n'ababingwa bakizwa batakizwa birabareba, kuko abakabayoboye nibo babayobya. Reka aho mparenge tujya mu bakirisitu. Abakirisitu haleluya, nimunyikirize haleluya. Mwakonje se Pentecote bagereho. Tugeze mu bakirisitu, namwe ngo mukeneye umwuka wera. Umwuka wera urakenewe, ariko hari aho unyura. Umukirisitu azaza yiyicarire mu ntebe pe, mu ntebe ataguze, adafite na gahunda yo kugura. Bamubwira bati nimutanga iki? Nimutanga umusanzu, tugiye kubaka urusengero, tugiye kugura izindi ntebe, tugiye kubaka ibi n'ibi. Nayo baryo, nayo baryo. Ariko imibare y'uko ari ayo barya nimureke tuyireke. Iyo ntebe wicayeho ntabwo yaguzwe, ntiwanayishyura ko yaguzwe utaraza. Iyo muvuga ngo nayo barya, ko abapfumu bayabariye, indaya zikayabarya mukayabahonga, ko mwayajyanye mu biryabarezi mukayapoteza mu iduniya, ko mwari gutera imbere mukagera kure, ifaranga watanze mu nzu y'Imana ngo nayo barya. None ubundi amafaranga mariki sayo barya.
umukirisitu ufite umutima wo kutitanga mu rusengero, umukirisitu ufite umutima wo kutubaka, umukirisitu ufite umutima wo kudateza umurimo w'Imana imbere, umwuka wera yakumanukira ajyayo, ahubwo mukicara aho muri abacamanza yego, abavoka, abametre. Ariko iriya korari noneho ukuntu yaririmbye se tuvugishije ukuri uwakubwira ngo utere nikorasi iminota ingahe wabikora. Ariko rero bari abacuranze nabi ibyuma byabo bivuga nabi, ariko we bivuga nabi sugira ngo ubu nta bintu bibura kugira ngo bivuge neza, mwazateranyije mukabagurira bikavuga neza. Ariko itorero ryarapfuye nta muzimu kirimo. Itorero ryarapfuye nta muzimu kirimo, ubwo nawe warapfuye, kuko itorero ni wowe ndetse ni njyewe. Ariko uriya mushumba batuzaniye ngaho nyumvirara, uriya mushumba bamuzaniye uramwanga, hanyuma umwuka wera Pentekote ngwizi. Ariko yaba ntuza bamwirukanaga disi cyangwa ngo bazigarurire ntuza, hanyuma ngo umwuka wera aze. Maze iminsi ifite umubabaro ukuntu dufite abapasiteri n'abashumba n'abakozi b'Imana bagenda bakagira ubukene n'ubuzima bubi kandi bayoboye itorero ry'ibihumbi n'ibihumbi. Umwana wa pasiteri akabura minerivare, umwana w'umushumba bakamwirukana ku ishuri. Reka mbabwire, ibi bintu ntabwo ari agakiza, twarapfuye, Imana nituzura. Buriya nibavuga ngo umushumba atungwa n'izo aragiye, niko Bibiliya ivuga. Bagomba kubaha iby'umwuka mukabaha iby'umubiri, ariko ubu ni hatari. Wenda nk'ahandi mu yindi midugudu ubu usanga ari abakire baparitse bafite ibikorwa bikomeye, afite amakonte kuri banki, bafite amamodoka meza n'amazu meza, akumva ko agira iterambere ry'abana be n'umugore, iby'itorero ntibigire icyo bimubwira. Hakaba umukirisitu ugomba kuza kwicara ku ntebe akumva umuziki n'ijambo ry'Imana akumva akazi yakarangije. Ariko abakirisitu mu bintu tugomba gukora, tugomba kubaka itorero, tukubaka n'abaririmo. Kuyoborwa na pasiteri uzi ko atagira akazi, hanyuma akabura umuceri, wowe ukora stoke y'ibihumbi 300 cyangwa ufite ibyo kurya n'umwanda, nta mwuka wera wabaza. Ugasanga umuntu ayobowe na pasiteri ufite ishati yacuye kandi afite amakositime yibagiwe kwambara, akajya hariya akajya kubyina babaza Imana ngo umwuka wera. Ntabwo umwuka wera watuzamo, abantu babaye ibisambo babutuyuku, ntabwo umwuka wera wazi. Urukundo rwarakana, maze bakicara ngo nayo barya. Ariko reka mbabaze, pasiteri yari agasa neza ari pasiteri wawe, ntabwo wakishima? Bose ko basa neza, aha hantu baba bicaye ku ruhimbi ntabwo bahiyicaje, kandi naho baba barahiyicaje ntabwo bitureba. Ubu se umuntu ntasengerera umusinze mugenzi we, baba basindanye. Umuntu ntasohokana umusambanyi basambanye. Kuki pasiteri uzi umumaro w'abayobozi? Sinjya mbona bibacaga se mukabahamagara. Hari umumaro mwinshi tubakuramo, niyo mpamvu tugomba kubakunda tukabita. Uzi umuntu yatwise inda ikarenza igihe, umugore ikarenza igihe ikagira nk'amezi 13, ahamagara nde? Ni gitifu. Tuvugisha ukuri, ntabwo ahamagara mudugudu, nta nubwo ahamagara ribu, ahita ahamagara pasiteri cyangwa umushumba cyangwa undi mukozi w'Imana. Pasiteri rwose munantabarize, ubu ndigeze amezi 13, agutabara ate? Amutabara atera? Amutabara nimba uzi ko uzamutabaza, nimba uzi ko azakugirira umumaro, kubera icyo akena, kubera icyo asonza, kuki asa nabi, wamufashe neza. Ko gitifu se umwubaha kugira ngo azaguhe indangamuntu, ukamwubaha kugira ngo nihagira ugutera ingumi uzajya kumurega kwa gitifu. Kuki pasiteri mushumba utamwubaha kuko uzi ko umukeneyeho iby'umwuka?
abagabo banyu batangira kubadwinga ingumi ukamuraza ijoro, pasite uzi ibintu papa runaka nkore, n'ukuri rwose imisa yarayihombanyije, kuki uhamagaye pasiteri? Abakobwa bamara kugira imyaka 40, pasiteri rwose nsengera ndumva ntangiye gucogora, batangira kubakubita impanuka zabaye bagendera mu bugari. Pasiteri akamenya ko yakoze impanuka ariko ntamenye ko yaguze imodoka, bakagira ibirori byabo bakarya bakanywa, nibatumira abapasiteri bagatumira abakire n'abasirimu, ariko bakora impanuka ntatumira ba musirimu, haratumira umukozi w'Imana. Ibirori byaba ntibabatumire ariko ibyago byaba bakabatumira. Pasiteri azaza bagiye kugira gute, bagiye gushyingura baze pasiteri aze bari kwa muganga azamutumira, ariko igihe azaba yambaye yadefanze ntabwo azabimubwira. Ni iki gituma itorero ritaza mu mwuka wera? Ubu se ngere ku bantuza, ngere ku bahanuzi, abahanuzi b'ibinyoma mu bantu batumye umwuka umuriro utaza barimo guhanurira abakire. Uramubwira icyifuzo ati icyo cyifuzo kirakomeye urampaye angaya kugira ngo bisobanuke. Ntabwo iki cyifuzo nagisengera mu Rwanda, haba mu Rwanda ati ndajya ahantu kure ku musozi, urampita icyo nayo nzarya maze y'iminsi, hakamuha 100,000 cyangwa ay'abapfu aribwa n'abapfumu, akamuha amafaranga akajya kwigurira inyama muri busheri, noneho banazifunze, akajya kwigurira inyama akagura igitenge cy'umugore ati Imana irampaye, akigira iwe mu rugo. Ndi nawe ati mukozi w'Imana yagiye kusengera, niyo mpamvu mbabwira ngo ni mwisengere. Ubu se mbabwira abavuga butumwa basigaye babwiriza iby'amarari yabo, bari kubwiriza inyigisho zo gusaba ibirayi. Nimvuga ibikomeye murandakarira, ariko ratano nandakarira sinitahira iwacu, ndarara hasi aburetse ndangize, urandakarira nyine. Barimo gutanga inyigisho zibakururiraho abantu aho kugira ngo bazikururire ku Mana. Bari gutanga inyigisho zo kugira ngo bazongere babatumire, bari gutanga inyigisho zo kugira ngo abantu batabareba nabi, bari gutanga inyigisho zo kugira ngo batagwiza abanzi, bari gutanga inyigisho kugira ngo bakomerwe amashyi, bari gutanga inyigisho zijyanye n'indambi zabo, bari gutanga inyigisho zijyanye n'ibyo bararikiye. Umwuka wera bazemo ate? Tuvugishije ukuri mu byiciro byose murumva hatari ikibazo? Abayobozi umwuka wera se yaza ate? Ubu abantu benshi ikibazo bafite ni icy'amaturo yagabanutse, nicyo kintu gihangayikishije, amaturo yaragabanutse, amaturo yaragabanutse. Ubu strategy ziri gukoreshwa ni ukugira ngo ni buryo ki twakoramo kugira ngo amaturo agaruke. Kandi mureke mbabwire, ubundi umuntu yakijijwe neza aratura, ahubwo inzira dukwiye kunyuramo zikomeye ni izo kugira ngo abantu bakire buzure umwuka wera, amaturo azizana. Imana nitugirire neza, Imana iturengere. Hanyuma ndashaka kubabwira ngo Imana iyibona ukeneye, iyibona uri gukora iguha imbaraga. Ntabwo wasenga amasengesho y'iminsi 7 ngo wuzure umwuka wera. Icyo shaka kugusobanurira ku basenze cyane bakawubura, ntabwo wasenga y'ukwezi ngo umwuka wera uwuzure, ahubwo Imana nyiri igihugu cyo mu ijuru iyo yabonye uri mu kazi uri ugakora neza, imbaraga ziraza kuko ibona ko hari icyo uri kuzimaza. Sishobora gusenga no mu nijoro rimwe n'iminota ngo ndasaba umwuka wera, ahubwo njye gukora ka kazi boss yampaye, hanyuma nkagakora neza. Icyo gihe ni itegeko kuwuzura, ariko nta mwuka wera wo gupfusha ubusa uhari. Imana iyibona uri mu kazi, uri mu murimo wayo, uri guharanira gukiranuka, iribwiriza ikawumanura, kuko umwuka wera ni support. Imana ibirimo kudusapotinga kugira ngo sepaya zodrere, kugira ngo misiyo tuyisoze. Amina. Nimba ndiho kuri misiyo yivuga butumwa, haba hari abantu ngomba guhindura, abahinduza amagambo nategetswe atarayo mwantegetse,
ngo njye kanyarira gusaba umwuka wera ntaho ngiye naje se kubwiriza hano iwanyu uwakubwira uwo ndi buhakure kuko ibona ndi mu kazi tuga ngo amina muri korari yikunze uvuga ngo murimo wa data ni waguke izaziza uri kuhanyuza iwugusuke nibona wahuye n'ikigeragezo uvuga uti sinagucumuraho wamfura we ikabona ko gikomeye to kugira ngo ngwe nzapfa isuku umwuka wera ntabwo uzapfa ahubwo uzara iguha umwuka wo kumaza ikisi ubu rero ubu ngubu bene wacu bahogoje abaririmbyi bahogoje bashatse indirimbo z'umwuka wera ibyo bakenyereyeho se byatuma bawuzura uburaya bwabo ubusambanyi bwabo ubwibone bwabo imyiryo yabo kudakunda umurimo kwabo kwibonekeza kwabo gushaka guhitinga kwabo gupezanta amajwi bameze nk'abakinira igikombe mwuka wera yaca Mana ishimwe Mana izagire abapasiteri ibona ukuntu akunze intama ariko ibona ukuntu ntambaraga ibona ukuntu yashiriwe ivuga iti arabigenza ate ihita igenda hari iti waba uri iwawe waba uri mu muhanda waba uri gusenga waba usinziriye ubona imbaraga hanyuma bajya babaza ati kuki atabaye nk'abandi kuki adacogora byagenze gute haleluya hari abantu bajya bambaza ngo ibintu njye nahuye n'ibintu mama we abadafite amatelefoni Imana izabaha amatelefoni ya taci niyaguha uzareba ibyambayeho njye nahuye n'ikintu bita udutendo tw'abazimu barampagurukira kugira ngo bamporahoze ariko se banzimya se baranyakije nagabweho ibitero by'umuriro ngo sinzongere kuvuga njyewe kereka niba udoda Imana izawudodora ntawambuza kuvuga amen mwuka wera iyo ufite iki wumaze Imana irawuguha ikakwitegereza mu iteraniro ukagira inzara inyota ndashaka kumenya Imana ndashaka kujya mu ijuru Mana ndashaka gukiranuka ibisimbishaka iyo nabikoze ndababara Mana abantu bawe koko kuguhemukira birambabaza kwangiriye neza koko ihitiziti igahita ugusukaho ikaguha kunesha naho wa muntu usambana ntibigire icyo bimubwira akiba kumva nta kibazo agateranya abantu agafungisha abantu ababeshyeye akabavuga bahimbiye ugira urwango ugira ishyari Mana iramureba iti nta mwuka wo gupfusha ubusa afite uzakomeza ubingiga nuva mu bugiga uzaba igishyitsi hazaba harindiriye kukurimbura mureke mbabwire umwuka wera iyo igihugu cyahaye misiyo igisirikare bakavuga ngo hari operasiyo y'igikorwa runaka bagiye gukora ikintu cya mbere ni ukubacunga aho bari hose dufite Imana iducunga bakajya bareba muri ya misiyo bafite aho babirebera desi ikoranabuhanga ryaraje bakabitegereza aho bari muri misiyo bakavuga bati tugomba kohereza abandi basirikare bakababoherejeyo bakareba bati intwaro zabaye nke bakabatumye ibiryo byabashiranye bakababohereje ibindi ni nako data wa twese mwiza ajya tugenza hari ishimeri ihora itujimera Imana ishimwe hari Imana ireba ikavuga ngo imbaraga zo muri 21 ni nkeya muri 22 mama shene ntazahashobora muri 25 ntazahashobora kumwe bagutega iminsi rero babene wacu bashaka ko dupfa kandi bakanatwiyicira iyo bakwishe n'upfe bakomeza kukugenza ngo bakwiyicire bariya bene data rero hari igihe bagutega iminsi bateye imyaka ntuzayimaza nk'iyo banteze umugabo amaze kuna barayinteze we ugira ngo bacogora ikuzimu ntibaruha ibi byanyu musinzira ubuticura ibi byanyu ngo izuba n'imvura ni imvura n'izuba ibi byanyu ngo ndumva nifitiye intege nke ntabwo abadayimoni bajya babigira abadayimoni bahera mu gitondo bakageza mu kindi bakora akazi
abadayimoni ntibajya bagira intege nke, ntibajya bagira imbeho, ntabwo bumve izuba, mu byiciro byose baba barimo barakora. Imana rero yo kabyara imenya umwaka ugezemo, ikamenya n'ibyo ugiye guhura nabyo, ikajya yohereza imbaraga. Ni hamwe bazavuga bati ntaragwa, bagasanga uracyari mu gihe